wari ufite inzu y'imyidagaduro mu Rwanda ifasha abahanzi uzi ku izina rya Badrama amaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga atigisa izo mbuga kubera ko yaharabitse u Rwanda ndetse kandi akaruvugaho amagambo mabi aho yavugaga ko u Rwanda ngo rudafasha abanyarwanda muri rusange. Gusa abenshi bareberera igihugu cy'u Rwanda n'abavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abaminisitiri n'abandi bayobozi, urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bagiye banenga imyitwarire ya Badrama bavuga ko nk'uyu atari wagakwiye kuba arimo kugaragaza imvugo mbi nk'izi ngizi, ahubwo barebye kure bavuga ko ashobora kuba akoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo aharabike ubuyobozi bw'u Rwanda na leta muri rusange. Nubwo Badrama kandi yari ari mu Rwanda, inzu ye y'imyidagaduro yaje guhomba, hanyuma uyu munsi akaba abarizwa muri Amerika bitewe n'uko umukecuru wamufashaga kugira ngo iyi nzu y'imyidagaduro ikore neza atagikorera mu Rwanda, kandi ko yabwiye Badrama ko agomba kugabanya umushiha ndetse kandi n'inda nini, kuko uko yarya kose amafaranga y'uno mukecuru atakigera yamara. Uyu mukecuru kandi byarangiye aretse Badrama yisubirira muri Amerika, aho Badrama nanone yabonye ko byanze kuko inzu ye y'imyidagaduro yari imaze guhomba, ariko ahita afata icyemezo avuga ko nawe agiye gusanga uyu mukecuru muri Amerika, ko wenda bazongera bagahuza kubera ko yari akimwitaba kuri telefone. Ngaho nyumvira amagambo ya Badrama. Barira agahinda kabo kabavemo, bapostinga abana babo babuze, bagira ibiki, mureke kwicira abana babo. Imba twarishe miliyoni 7 z'abakongomani ntago bari bafunze amapingu, nabo bararwanaga. Nukuvuga ngo nabo bishe nka miliyoni 3 zacu z'abasirikare bacu, ariko nta n'umushingo ngo byemewe. Ejo bundi Amerika igira gutya yagiye ifoto ya Graves, imva zose irazizanye zitangira kwemera ko hari abapfa n'iki, ariko abo bantu izo mva banyirazo ababyeyi babo nawe batakiye, nta n'impoza amarira nani. Buri musirikare uguye ku rugamba w'u Rwanda, cyane cyane asirikare w'u Rwanda bapfira inyuma y'igihugu, ko mu gihugu nta ntambara dufite, ariko turi mu bantu bapfisha abasirikare benshi. So mu gihe apfira inyuma y'igihugu, iyo ni mission, ni extra job, bagomba guhabwa impoza amarira kandi bakuruka ku rwego rw'igihugu, imirambo yabo ikamanuka tuyireba. N'abarusiya ari abarusiya barakirwa. Kuki tudashingura abasirikare mu buryo bwemewe? Kagame akoresha abasirikare nk'aba Intersenke cyangwa ikigo cye, kampani cye ku giti cye yihariye. Nta gihugu cyemeye gutera ikindi gihugu parliament iticaye. Ibyo byose abanyepolitike nibyo navuze. Gusa nubwo Badrama agaragaje imyitwarire mibi gutya, abenshi bavuga ko bitabatunguye kubera ko n'ubundi babibonaga ko ari kiri muri Badrama nubwo ataragera igihe cyo kugisohora. Uyu munsi rero bikaba byageze ko ibyo atekereza bijya hagaragara. N'abandi hari umumama nigeze kubona ku ma YouTube warokokeye i Butare avuga uburyo, kuko iyo operation nanjye nyiziho, bishe abana be n'abapadiri bose, ng'abantu bari bazi ko FPR ifite gahunda muri ntambara kwica buri muntu wese yasangaga umunyabwenge yarize. Ibyo barabikoraga nandwa ibintu by'amaca gutinda, ababizi barabizi, urubyiruko ntabyo muzi, ntago nta mpamvu yo kwa mwana bitinda, ababizi bo barabizi. Ariko igihugu cyica abanyabwenge, cyasi we namufaka ashobora kwica umwanya wa minisitiri, impamvu bagira gatuzana bira biguryo agashyira mu ntebe, bagaterekaho economy gapfa, bagaterekaho imisoro ikaba, bagatereka ko ntago they are not qualified to do it, ahubwo they qualify gupfukama bakumva bagakura ubugori gitu. Ntago uyoboye ribu cyangwa NSS cyangwa igisirikare aba ari we musirikare mwiza dufite, ahubwo aba ari we ubasha kuba yakwica abantu b'inzira karengana agasinya iryo tegeko rikaba. Nta kindi mu bintu tugenderaho mu gihugu cy'u Rwanda mu myanya yose batanga, nuko ushobora kwemera gukora ikintu kitemewe n'amategeko. Hari n'abasirikare benshi bakuru babizize bakivamo, hari n'abanyepolitike benshi babizize babivamo. Ibintu nk'ibyo ngibyo, stop killing Banyamurenge. Ya tell them brother, mubwire FPR stop killing Banyamurenge, mubwire abanyarwanda bareke kwica Abanyamurenge, bareke kwica Abanyamasisi, bareke kubasezeranya bitazashoboka. Nonge ndi kugira abana b'Abanyamasisi inama mbabwira muve muri iyo ntambara, kuko Kagame yamaze kubashetera n'abashutse. Hasi mwirengagije ko muri 2010 ya twahaga imbunda
Makenga tukaziherezana ntaganda kugira ngo barasane none nyine M23 ishireho kuko amahanga yamaze gusinya ko M23 agomba kubaho. Nicyo murindira abantu mu kiringo za Mfizi ngo za Bukavu za baje n'abanyamasisi muri gufashwa na bene wanyu bari hano muri Amerika afite amafaranga weza bro uri kohereza umuntu amafaranga yo kugira ngo apfe ahubwo musevingire nk'inzu muri Kenya mu bwati va muri iryo shamba agenda niyegeranye manze gutuze kuko ikigiye kubaho bano banagiye gukorerwa genocide no aba basirikare ubwabo bagiye kubarimbagura bose nkuko 2002 byagenda ko M23 c'est fini rama ntago ndota mvuga reality ibintu mbambireba nabwiye ngo special force y'Amerika kumanuka iyangora yaramanutse abatanzania bariyo ibyo rero nta nubwo ari ikibazo uko natwe turabarwanyi M23 arasha kurwana n'ikinyore uri y'umusirikare mu special force bigoni big bro abo bantu bari kumanukira kuri big yamaze gustampinga yarasinye so uri muri M23 wikwita kubyo nanga kubwira nibivuye kwa Kagame ejo nanga nanga meze ni bubi je no mvura nanga agenda n'inkoni cyane kuko already yamaze guhuma reba nyine nibyo navuga ngo turi mirambo abantu bose bakorana byaje na FPR bagenda ari mirambo uzabare nyine ushobora ngo ni wowe niwe nanga uzare agenda ku nkoni kugira ngo abatekereza bati ibintu nagize mu haryo ubundi aba b'abanyarwanda ko bamenyanye no kwicara n'ibikinye nzabigenzane ko amakuru yamaze kuyamenya yamaze kumenya Makenga na ntaganda ukuntu barasanye arabizi so abana b'abasirikare bose bari muri cyo ko bafite registration y'u Rwanda rusaba rekipera pole ruze rubatsimbe mu bigo nyine byongere bigenda ukundi kuntu ariko abadafite registration bari kwinjira za Rumanga bo bari kwinjirira mu ishyamba bari kwinjirira my friend barabataho barabanyuka abo nibo banyamurenge babwira nanone ndengera abo nibo banyamasisi babwira ndengera. Ninde wihishe inyuma y'imvugo ya Badrama imeze gutya irimo imbaraga zimeze gutya zingenga bitekerezo? Nk'umunyarwanda wanyura kuri iki kiganiro agatambuka kigendera ntago abazi icyo gukora. Ngiye niko nabivuga. Ntago ugomba kureberera buri muntu wese ufite ingenga bitekerezo ngo muhe amatwi yawe cyangwa ngo uhite gucyo gusa. Ni inshingano zawe kwamagana ingenga bitekerezo aho yava ahariho hose. Nta nubwo nzijya nsaba imbazo. Aya magambo ni mabi. Nta n'umunsi umwe nzengera mu beshya cyangwa ngo amayufu urubyiruko rushaka impinduka rukeneye freedom, democracy, freedom of speech, rudakeneye kwicwa n'inzara no kwicwa n'abaruyoboye. Banyepolitike banyarwanda mushoboye mukora ibyo mukora ngira munota politician ariko nanjye nzahagarara ku munwa wanjye mvuga ukuri nzarengera ubwoko bw'abanyarwanda kugeza mpfuye. Abanyifuriza gupfa mushobora no gupfa mbere yanjye abumva ko byantera ubwoba none nayo mbayeho mpfuye icyo ndindiye nyine rongeye ntabwo ndindira urupfu ndarusanga uko rwirwa rumiga nanjye nirwa nduhiga amatayiga uko urupfu rumiga ndaruhiga icyo ngize amahirwe napfa Mungu we aho kugira ngo mbone ibiba ku bwoko bw'abanyarwanda napfa. Murekure niyo mbare mureke kusaguriza abarundi mureke imikino yanyu. Michael Rubio nakunze Michael Rubio navuze ati bro iyo mikino yanyu ishaje yabyaza M23 muyireke tujye mu bintu bigezweho dufata ibyo for real. Iyo mikino irasha imwe umunyamerika ahagaze arakayibona kandi none ikibazo uwabivuga nabikemura ntago ari wowe no ushana kwivuga ushana kujya debate nani cyo wabikoraho nimba yakubwiye ngo ni imikino ishaje it's old games and bye and thank you kandi nzajya ndahari nzaza tuganire mfite ubutwari bwo kumva no kurwana intambara yari yose ijya ku mahoro ijya kubohoza abanyarwanda mpagarariye nshingiye kuri new generation ntabwo nshaka ko generation yacu iba dati nk'izindi zose. Murakoze ngewe ndaruhutse kuva nabaho mu bwa mbere numva nduhutse mama nzababarire
ngayo nguko dore ngibyo ibya Badrama. Ese wowe umaze kumva iki kiganiro amagambo avugiwemo niki wamubwira? Gira message ntoya cyangwa ndende ugenera uyu mugabo, nihe nama wamuha? Gemi Samuora urafata abantu ba Kangondo, nta kese nimwe dukeneye mu gihugu cy'u Rwanda rubyiruko ku muntu wa Kangondo. Izo kese zose bazitsibe, bafungura abantu ba Kangondo bahabwa n'ubutaka bwabo. Widokeye ayo mazu, ntabwo tuzaho mazu tutaryama, ntabwo twifotoreza ku mazu tutayeho tuba. Abanyarwanda bose mubagize impunzi.